Mureke twikomereze n'agace ka gatatu ka filime yacu ku bantu twasozanije agace ka kabiri ngira ngo muribuka neza aho twasoreje ubwo Vivi yari ari gutakambira ababyeyi be bababwira ati mufashe inshuti yanjye Ella ati twasuzuguye kari agakobwa ngo ni Rini ati none inshuti yanjye Ella bagiye kuyirukana. Ubwo mama wa Vivi nawe yavugaga ati mureke tubitege amaso atariko icyo nzi neza ndabizi ko uriya mama wa Rani ataraza kwemerera Rini yuko amubera umukazana ati ikindi kandi nawe wagakobwa we ati imikino yawe y'ubugoryi uyirekera aho ngaho. Barakwereka twigarukiye mu rugo rwo kwa Rani hano aho Rini aba yari ari kumwe n'umukozi wo mu rugo rwose. Umukozi wo mu rugo yatungwa ati wa mukobwa burya nawe uzi gukora ibiraha. Barakwereka muri ako kanya muri icyo gitondo Rani nawe yahise aza mu gikoni arangije amubaza ati Rini none se ni wowe urimo no guteka noneho? Rini ati cyane rwose ndimo gukora ibiraha. Ati urashaka ngo nkwigishe gukora ibiraha se? Ati njye na nyogokuru twajyaga tubitekana mbere hose. Umusore ati cyane rwose nanjye ndi interested nyigisha ukuntu bakora ibiraha ndebe ukuntu bikora. Barakwereka umukozi yaragiye ajya guhengerereza kure na mama wa Rani aza kwitegereza abona umwana we ari mu gikoni. Ku mukire nk'uyu nguyu ntabwo biba bisanzwe cyangwa se umwana akuriye mu rugo rw'abakire. Hano agakobwa katangiye kumwigisha. Ubwo mama wa Rani arangije abaza umukozi ati se kuva ryari Rani ajya mu gikoni? Umukozi yaramubwiye ati natwe ubu ngubu twarumiwe pe. Ati uriya mukobwa kuva yaza aha ngaha ati ubuzima bw'uriya musore ngo ni Rani bwarahindutse. Nyina wa Rani yasigaye avuga ati uriya mukobwa yaba ari marayika woherejwe kugira ngo ahindure umuhungu wangira. Gusa bavuze yuko uyu mugore ndetse natwe turabizi yuko uyu mama wa Rani atiyumvamo aka gakobwa ngo ni Karini. Barakwereka muri ako kanya mama wa Rani yahise aza abwira Rini ati Rini ati ndashaka kugusohokana nkajya kukugurira imyenda. Umukobwa arangije aratekereza ati ndabizi ko uyu mugore atankunda sinzi impamvu ahisemo kuba yajya kungurira imyenda. Ati rero nanjye ntabwo ndibuze kubyemera. Umukobwa arangije ahita abihakana. Umusore nawe arangije amubaza ati sundi kubera iki mama? Umugore uraha rwose atangira kuba yavuga ati wa mukobwa we ati ni ngombwa yuko njya kukugura imyenda ugahindura. Umukobwa arangije avuga ati ariko ngiye imyenda mfite nta kinwaye. Umusore yaravuze ati none se kubera icyo utari kwemera mama ngo agutware? Umusore arangije avuga ati ariko ubundi mama wamwihoriye akaba ari njye uza kumwitwarira kumugura imyenda. Mama w'umusore yaramubwiye turabona rero ati hari ikirori cy'isabukuru y'amavuko yawe cyegereje ati kandi dukeneye kuba twakita ku bintu byinshi. Ati rero we na papa we mufite ibyo kwitaho. Ati nanjye ndibuze kuba nasohokana Rini ati rwose mugurire imyenda yambara. Umukobwa yabonye umumama muri hano yahatirije arangije aremera. Gusa turabizi ko uyu mama wa Rani atiyumvamo aka gakobwa ngo ni Karini. Barakwereka hano rwose umugore yamuzanye mu iduka rihenze arangije amwereka umwenda. Umukobwa aravuga ati uyu mwenda urahenze ntago nawambara. Ati urabizi neza yuko narasoza ngo mbone akazi. Ati rero sinabasha kwambara imyenda nk'iyi ngiyi ihenze. Ati bibaye byiza rero twajya rwose ahantu haciriritse. Umugore uri hano ariko nanone yatangiye gutekereza ati se aka gakobwa kavumbuye gate ko uyu mwenda uhinze? Ati bigaragara yuko aka gakobwa gashobora kuba atari agakuzi k'ibyinyo kishakira amafaranga. Ati niba katarimo kwigirisha. Uyu mama wa Rani ntago ajya yizera uyu mukobwa ngo ni Rini. Ababona rwose aka gakobwa hari utuntu twinshi gahishe ndetse ababona uburyo atarimo kugasobanukirwamo akavuga ati kagombe kuba hari ikintu gahishe. Umugore yaravuze ati wa mukobwa rwose urabona waje mu muryango w'abakire. Ati ntabwo ugomba gukomeza kwitwara nk'agakene. Umukobwa baramucyurira ararakara. Umukobwa yatangiye gutekereza ati ariko ubundi ibintu byo kugura imyenda byajemo kuninurana gute? Umukobwa yaravuze ati uyu mugore ashobora kuba ari gutekereza ko ndi umuntu woroheje kuba wabwira nabi. Ati ariko ntabwo ariko bimeze. Umukobwa arangije aravuga ati mu by'ukuri uvuze iby'imyenda n'ubukene n'iki? Ati rwose urambabaje utumye nikumbura sheri wanjye. Umugore rwose yabonye ko ibyo ari gukora byose ari ubusa. Umusore uri hano disi waritegereza avuga ati mu by'ukuri umugore wanjye arasa neza. Kumbe barakwereka muri ako kanya Rani ari aho ngaho bahise bamuhamagara muri ako kanya. Wa musore yatumye ngo ashaka amakuru y'umuryango w'abandi n'umuryango w'aba ba Rini. Barakwereka wa mukozi wese amubwira ati mu by'ukuri ati namenye amakuru ku muryango wa Rini. Ati namenye yuko hari inkuru banditse ivuga ngo umukobwa muto witwa Rini ndetse na mama we bapfiriye mu nzu yabo bishwe n'umuriro. Ubwo ngubwo rero bishobora kuba uwo mukobwa abantu bazi ko yapfuye kandi akaba akiri hari muzima. Ndetse ahise amubwira n'izina rya se amubwira ko yitwa Wood cyangwa se ari uwo mu muryango w'aba Wood. Ubwo nuriya mukobwa mbere atarahindurirwa amazina yitwaga Rini Wood ariko numbaze ngo ubu ngubu bamuhinduriye irihe zina. Umusore koko yatangiye kubyibuka
bamwoherereza n'ifoto igaragara kuri ibyo binyamakuru. Arangije avuga ati cyane rwose uyu mukobwa niwe, kuko yahise yibuka uko yamubonye akiri umwana uko yasaga. Umusore w'umukozi we yaramubwiye ati rero ati papa we rwose niwe ufite amahoteli menshi muri uyu mujyi, ati rwose ushobore kuba unamuzi cyane ko ikirori cy'isabukuru y'amavuko yawe kizabera kuri imwe muri hoteli ze. Ubu bari kuvuga papa wa Lynn. Umusore umukora yaramubwiye ati none se nkomeze mbakoreho iperereza, atari ko nabishaka boss twahita duhagarika rwose ikirori cyawe ntikizabere kuri iriya hoteli tugahindura hoteli, ati kubera ko dusanze ikirori cyawe kizabera kuri hoteli ya papa wa Lynn, kandi papa wa Lynn mu bigaragara ashobora kuba ari we wishe mama wa Lynn nubwo tutarabimenya neza, kubera ko papa wa Lynn afite undi mugore kandi ngo uwo mugore afite nawe umwana wenda kungana nka Lynn kandi w'umukobwa. Yahise abaza umusore ati none se ubwo ngubwo bivuze yuko uwo mama wa Lynn ajya gupfa, papa Lynn yari asanzwe afite undi mugore ku ruhande? Ati bigaragara yuko rwose bashobora kuba barishe mama wa Lynn, ariko ntabwo turabyemeza neza. Umusore uri hano ibyo ngibyo yahise abita mu gutwi, arangije aravuga ati ntusubike ikirori cyanjye kireke kibere kuri hoteli y'uwo mugabo papa Lynn, atariko nanone ahubwo shaka uburyo ki umutumiramo azaze muri icyo kirori kugira ngo azazane n'uwo muryango we, ubundi tumenye ngo abo duhanganye ni bande. Wibuke uyu musore yiyemeje kuba yagira iti yiyemeje rwose kuba yahorera uyu mukobwa ku bantu bose baba baragize uruhare mu rupfu rw'umubyeyi we. None aje gusanga mama w'uyu mukobwa ngo ni papa w'uyu mukobwa ngo ni Lynn ashobora kuba ari umwe mu bagize uruhare mu rupfu rwa mama Lynn. Barakwereka hano mama Lynn yakomeje abaza aka gakobwa ati wa gakobwa we, ati urakeka wahangana nanjye kugeza ryari? Umukobwa arangije avuga ati ibyo wavugiye hano byose nabirikodinze, ati niba ushaka ko mbyumvisha umuhungu wawe ndabimwumvisha. Umugore arangije avuga ati ariko urabizi ko ari njye wakakubereye nyoko bukwe w'ahazaza. Umukobwa arangije avuga ati ariko urumva icyo kintu cyo kuvuga ngo mabukwe ari tayiti ikomeye cyane cyangwa ari izina riremereye ku buryo wabyitwaza ukigira nabi? Umukobwa uri hano ntabwo byoroshye rwose kuba wamubwira nabi ngo uramubabaza. Barakwereka muri ako kanya mama Lynn arimo kugenda, igisambo cyahise kimucaho kimushikuza isakoshi ye kirirukanka. Muri ako kanya Lynn ahita akura y'urukweto abaragikubise kikubita hasi kigiye guhaguruka ngo kirukanke. Bigaragara ko agakobwa kari hano kizi ibintu byo kurwana, karangije gahita gashyira hasi igisambo. Ubwo mama wa Lynn yumiwe. Barakwereka muri ako kanya umukobwa aravuze ati se wakekaga yuko waducika, wakekaga yuko wava ahangaho ukirukanka? Ati rwose mama reba mu isakoshi yawe niba ibintu byawe byose byari birimo bikirimo. Gusa wibuke bari bavuye hara muri resitora batari kumvikana neza. Umubyeyi hano rwose aramubwiye anamwishimiye ati ibintu byose bari bagiye kunyiba ati birimo. Umukobwa arangije ati rero mama, ati wowe taho ujye mu rugo, ngiye iki gisambo ugiye kugitwara kuri polisi. Umugore uri hano rwose yahise yumirwa. Muri ako kanya barakwereka mu rugo Lynn baramuhamagaye, barangije baramubwira ati Lynn, ati rwose tebuka udusange kuri polisi. Umusore ati kuri polisi? Mwagezeyo mutese kandi habaye iki? Nyina arangije aramubwira ati turi kuri polisi nyine, ati Lynn yafashe igisambo agitwara kuri polisi, ati rwose tebuka udusangeyo, ati mu by'ukuri uriya mukobwa ni intwari pe. Umugore hano rwose bigaragara ko nawe yatangiye kwishimira umukobwa, kandi twe twabonye ko yamwangaga, ndetse n'ababyeyi ba Vivi bari bishimye bavuga ati turabizi yuko mama wa Lynn atazigera yishimira kari agakobwa. None disi kubera ko umukobwa yamutabaye mu kanya agafata igisambo cyari kimwibye, hano yatangiye kumukunda. Barakwereka umupolisi nawe yari ari kubwira umukobwa ati rwose kiriya gisambo ati cyari kimaze kuyogoza abantu mwakara gace, ati twe twaragihize twarakibuze, ati mu by'ukuri wa mukobwa we turaza kugushimira kandi bihebuje. Umugore rwose hano nawe yahise yitanguranwa avuga ati rwose umwana wanjye, ati mu rugo amafaranga mu muryango wacu turayafite, ati rero wenda mwareba ikindi kintu gishimishije mwamuha, ati wenda niyo mwamuha nk'idarapo ryo kugenda tugahanika mu rugo, ati icyo cyadushimisha kuruta amafaranga kuko twebwe amafaranga turayafite. Barakwereka muri ako kanya umupolisi arababwira ati rwose icyo muri buze kwifuza cyose turakibaha pe, ati kubera yuko mwakoze akazi katoroshye cyane. Kumbe barakwereka muri ako kanya na Lynn yaraje aho ngaho akihashyika atarasobanukirwa n'ibyabaye neza. Mama yahise amuha telefone arangije amubwira ati Lynn, atakira rwose udufotore. Ubona yuko rwose umugore hano yatangiye kwifotoreza ku mukobwa nawe yatangiye kumukunda. Barakwereka babahaye ikintu kimeze nk'idarapo cyo kuba bagenda bakamanika mu rugo iwabo, bigaragara yuko ari ishimwe ryavuye kuri polisi. Barakwereka umusore hano nawe yabafotoranye n'abapolisi, ndetse mama arangije avuga ati zana rwose ndeba ku gafoto utukuntu kameze.
umugore arangije avuga ati mbega byiza, yabyishimiye ndetse atangiye kuba yaba proud y'aka gakobwa ngo ni Rini. Nese avuga ati Rini, ati rwose zana icyo kidarapo nyigutwaze, ati ngende nyihanike mu rugo, ati we kitaza kukuremerera. Umupolisi uri hano nawe yaramushimira avuga ati rwose mu by'ukuri ufite umukobwa mwiza, ati ufite umukobwa w'intwari buri mubyeyi yakifuza kugira. Umupolisi arangije ashimira umukobwa ati wa mukobwa rwose, ati ntago birangiriye aha, ati kuwa mbere tuzagusanga no ku ishuri ryawe tujye twagushimira. Barakwereka mama wa Rani yahise afata ikintu bari babahaye aho ngaho nk'ishimwe, arangije aragitwara. Ubwo Rani nawe ari aho ngaho yumiwe, ari kwibaza se aka gakobwa ni nyabaki, agakobwa kari aha ngaha rwose kemereye nk'agasazi, wagira ngo ni umuhungu wigendera, cyane yuko ari n'ibintu akora abahungu batashobora, ariko nanone wakareba disi ukabona ni keza. Barakwereka hano umusore yamubaje ati se mama wanjye, ati ntabwo yigeze atuma ubuzima bukuremerera. Umukobwa arangije avuga ati nubwo rwose ibyo ngibyo byabaye, ati ariko nanjye ndishoboye namushubije, ati ntabwo namurekeye aho ngaho. Umusore arangije avuga ati none ibyo uvuze ni ukuri. Umukobwa yavuze ati arega n'ubundi ndabizi, ati ntabwo yari guhita yiyumvamo cyane yuko yari yarishyizemo vivi, ati ariko byarangiye. Umusore arangije avuga ati ngiye buriya nakagiye nkamubwiza ukuri, ati ubundi ko wamufatiye uwo mujura ukamwaka ibyo yaramwibye yigeze agushimira. Umukobwa arangije amuvuga ati ntabwo ari ngombwa kugira ngo ujye kumuhatiriza kunshimira, ati niba bimurimo rwose azabikora. Umusore arangije amubaza ati none se ubundi gute wabashe gufata kiriya gisambo? Umukobwa arangije avuga ati none se hari igitangaza kirimo? Umukobwa uri ahanga rwose ibintu aba yakoze, uyu musore nawe ubwo aba yumiwe, abona ari ibintu nawe atabasha gukora. Umukobwa arangije amubwira ati ariko se sinakubwiye yuko rwose ngiye mbashe kwirwanaho, ati nta kintu na kimwe kigomba kuguhangayikisha. Umusore ati ariko mba ngomba kuguhangayikira. Barakwereka mama wa Rani yahise abahamagara arangije ababaza ati ariko mwe muri mu biki ko mwatinze? Umusore yaje abaza mama ati mama, Rini ko yagufatiye igisambo cyari kikwibye, wigeze wibuka kumubwira yuko akoze cyangwa wamushimiye? Umugore hano yagize amasoni mu kuntu mama wa Rani. Umusore arangije amubwira ati mu by'ukuri ndabizi yuko ushobora kuba utimvamo Rini, ati ariko nanone ibyo wakora byose uyu nguyu niwe mugore wanjye w'ahazaza, ati wowe wamukunda cyangwa se utamukunda, ati ntabwo bihindura uko njye nawe tubanye. Umugore hano rwose nawe yatangiye kwisubiraho avuga ati rwose nawe nandakarire, ati nuko nari narishyizemo vivi cyane, ati ariko rwose nanjye ubu ngubu newe isoni n'ukuntu nari nitwaye kuri uyu mukobwa. Bivuze ngo uyu mugore nawe yamaze kwicuza ndetse nta na rimwe akirakariye uyu mukobwa. Yahise yirakaza arangije aravuga ati reka mbareke, ndabona musa nkaho mudashaka gutaha, ubwo ngereka nitwarire iri darapo twakoreye cyangwa twatsindiye, ati njye kurihanika mu rugo, ati mwe muri buze kuza murisanga. Umusore arangije aramubwira ati sureba si byo nakubwiye ko ari byo, ati rwose mama wanjye, ati atangiye kugenda kwishimira, ati ahubwo agize amasoni yo kubivuga yuko yagukunze. Umukobwa arangije avuga ati se ibyo ngibyo ubikuye? Umusore aramubwira ati arigura ni mama wanjye ndamuzi neza, ati ahubwo umuntu usigaye uri kunshanga kumenya ati ni wowe, ati ariko se ubundi ko mbona ibintu byose birangiriye, ati twakigiriye ahantu kuri date rwose tukajya guteretana. Umukobwa arangije amubwira ati ariko ejo mfite ibizamini na ahantu twajya, ati ubwo ngubwo nyine rero tujye mu rugo. Umukobwa yahise amubwira ati ariko nta mpamvu rwose yo kujya nawe wigira nkaho rwose ushaka kunyemeza cyane, ati ntabwo ari ngombwa ngo ubinshyiremo. Umusore arangije amubwira ati okay, reka noneho ibintu byose bizagiye biba nk'uko ubyifuza. Umukobwa ati cyane, ati ngaho reka tujye mu rugo, kumbe twigarukire hano muri uyu muryango we nibwo tuwubonye. Hano rwose barakwereka bazanye invitation yo mu isabukuru y'amavuko yande ya Rani Hot. Umugabo uri ahangaha rwose yarumiwe aravuga ati Rani Hot umukire ukomeye cyane muri uyu mujyi wa River City, ati se gute yaba yantumiye mu isabukuru y'amavuko, ati haba hari ikintu kidasanzwe. Mwibuke twasize uriya musore ngo ni Rani ari kubwira wa mukozi umukurira ati rwose yibuke gutumira umuryango wo kwa ba Hood cyangwa se umuryango wo kwa ba papa wa Rini. Ese uyu nguyu yaba ari we papa wa Rini, uyu akaba ari wa mugore wundi? Gusa niba mwibuka neza rwose umuntu wari uhari ubwo ababyeyi bande ba Rini bapfaga ni uyu mugabo. Barakwereka rwose umugore uraha yatangiye kumubwira ati rero mugabo wanjye niha rwose umukire nk'uwo yagutumiye, ati kandi niba nibuka neza aracyari umusore, aracyari n'ingaragu, ati kandi urabona natwe dufite umukobwa mukuru, ati umukobwa wacu twamutwara bakaba babana, ati ibyo bintu urabitekerezaho ute turamutse dutwaye umukobwa wacu tukajya kumuhuza nande, tukajya kumuhuza rwose n'uriya musore ngo ni Rani Hot? Umugore yavuze ati cyane rwose icyo kintu nicyo, ndetse n'umugabo arabyemera avuga ati ibyo bintu niko bikwiye kugenda. Barakwereka feri ya mbere n'ibyatinze, twigarukiye hano ku mukobwa ari mu bizamini,
Tugaruke hano kuri Rani nawe yagiye kureba nyirakuru ku cyaro aho atuye. Umukecuru yamubaje ati Rani ati kuje hano ati ni ibiki? Ati se Rani ari hehe ko mbona mutazanye? Umusore aranje amubwira ati nyogoko Rani rwose musize mu bizamini. Ati ariko nanone ndagira ngo tujyane mu mujyi n'ubundi uri buze kuba wamubona. Ati turi kwitegura ibirori by'isabukuru y'amavuko yanjye. Ati rero uraza kuba uje mu mujyi, ati rwose uzagaruka mu cyaro nyuma y'iminsi. Umukecuru aranje amubaza ati none se Rani waba utamubangamiye? Umusore aranje avuga ati ariko surumva koko nyogokuru namubangamira gute? Ati uriya ni umugore wanjye w'ahazaza, rero ntabwo ufite guhangayika umumpangayikiraho rwose uvuga ngo namubangamira. Ati nanjye mba nirinda icyatuma rwose arakara cyangwa abaho nabi, cyane kuko ari agakobwa nazi kuba karizi. Ati rwose ibibazo byose kabasha kubyikemurira. Ati ikindi kandi nsigaye mbona akunda amasomo kundusha. Umukecuru arangije aramubwira ati nibyo. Ati yaje ikintu cya mbere cyari kimuzanye mu mujyi kwa ari ukwiga. Ati nawe ntuzatume ubuzima bwe bukomera. Ati rwose ugomba kumureka akiga, cyane ko yemeye yuko azakubera umugore. Ati nyuma ya byose n'ubundi azakubera umugore rwose, uriya mukobwa ni uwawe. Ati humura ibyo ngibyo nubitindeho. Umusore yahise amubwira ati nyogoko ati rero tugende tujye mu mujyi. Ati n'ubundi umukobwa wawe uri buze kumubona. Ngo baravuga uyu nguyu Rani, kumbe barakwereka Rani hano mu bizame rwose bigaragara yuko we byamworoheye. Yahise akuramo koteri bigaragara yuko ikizami cye yari ari gukora yari akirangije. Umukobwa hano yatangiye kuvuga ati wawu. Ati bigaragara yuko ibi bizamini uko nari natekereje ngo biroroshye. Ati rwose ntabwo bikomeye cyane pe. Barakwereka umukobwa yabaye uwa mbere hano utwaye impapuro ze. Bigaragara ko ikizami cy'uyu munsi yari akirangije, ariko nanone bitavuze ko kwiga birangiye, amasomo yaracyakomeje. Barakwereka ya nshuti ngo ni koko yaje mubaza ati Rani ko mbona usohotse mu kizamini uri uwa mbere, ese byaba byakoroheye? Rani ati cyane rwose byagenze nk'uko nari nabitekereje. Kuko arangije amubwira ati rero uyu munsi nari napanze, ati cyane yuko nanjye nafite ishuri ikigoroba, ati ndashaka kuba nakujyana ku nshuti yanjye itera make-up. Ati akagukorera make-up nkareba ukuntu waba umeze, nawe rwose uramutse wisize make-up nawe wabaye nk'izindi nkumi zose. Umukobwa bamuzanye ahangaha bitamurimo avuga ati se koko nibyo ibintu mugiye kunkorera? Ati mu by'ukuri ndumva nabishaka pe. Kuko akamubwira ati ariko se wakicaye hasi? Ati nawe baho umukobwa bwa rimwe urebe ukuntu abandi bakobwa baba biyumva cyangwa baba bameze iyo bishyizeho za make-up. Ati ntabwo nshaka kugira ngo ukomeze ube nk'agakobwa k'akana gutyo. Ati kandi ikindi ati biraza kuba bikuriho by'agahe gato, ati uraza guhita ubikuraho. Ati we ni ukugira ngo mbigusige gusa cyangwa bigukorere ubundi ngufotore wigendere. Barakwereka muri ako kanya Rani batangiye kumwitaho kuba bamusiga make-up. Gusa wibuke uyu mukobwa ni umwe mu bantu rwose Rani yashakiye b'inshuti kugira ngo aze abe inshuti ya Rani, ariko nanone Rani ntabwo aramuvumbura. Barakwereka hano rwose umukobwa yahise yandika SMS avuga ati Rani ati rwose ngiye kuguha lokasiyo y'ahantu barimo kumukorera make-up. Ati uri buze kuza uhamusange. Twigarukire hano mu rugo. Umusore hano rwose amaje gushyitsa nyirakuru wabo mu rugo. Umukecuru aranje amubwira ati rwose ibyo ngibyo wibyitaho. Ati ngende hano ndatekanye, nta mpamvu yo kumpangayikira. Umusore nawe muri ako kanya ari mu rugo hano bahise bamwandikira SMS bamubwira ati rwose umukobwa uri buze kumusanga kuri iyo location. Ati rwose kandi urasanga ibintu byose bimeze neza. Barakwereka kuko yahise abwira Rani ati rero Rani ngiye rwose mama wanjye arampamagaye. Ati shoferi wawe namuhaye location cyangwa se icyerekezo cyane ari buze kugusanga. Ati ntugire ikibazo. Rani ati ati none se koko usigaye ufite nimero za shoferi wanjye? Ati rwose shoferi wawe rimwe yigeze kukuzana. Ati ngiye nawe turaganiraho gake nibwo namwatse nimero ze. Ati rero nta kibazo rwose genda. Ati ari buze kuhansanga. Kuko arangije ati rero uze kwibuka wifotora ifoto nanjye unyoherereze ndebe ukuntu urabusa. Gusa Rani nanone ibintu bya make-up no kumukorera imisatsi n'ibiki bari kumukorera we ntabwo abimenyereye, yari yibereyeho nk'agakobwa nyine k'agasazi katagira ikintu na kimwe kitaho. Umukobwa wo muri salo hano uri kumukorera yaramusoreje arangije amubwira ati none se urabona bitameze neza? Ati itegereze urebe. Umukobwa arangije avuga ati mana yanjye uzi ko narimo kwimenya. Ati ndabona nahindutse. Umukobwa uri hano arangije avuga ati rero koko yasize aguteguriye n'ikanzu uri buze kwambara. Ati reka nyikuzanire ushyire murebe. Rani arangije amubaza ati none si ibyo byose byari ngombwa? Uyu uri hano muri salo arangije amubwira ati reka mushyiremo iyo kanzu. Ati mufotore. Ati nushaka uri buze guhita uyikuramo. Ati nuko iriya nshuti yawe ngo ni kuko yasize idutegetse. Barakwereka ibyacu ntibyatinze bigaragara yuko
Rani bamupangiye ngo aze gusanga umukobwa hano, ndetse umukobwa bamuteye na make-up. Ariko nanone umuntu byose wipanga ni Koko ndetse na ya nshuti ya Rani. Bigaragara yuko Rani we rwose bamuhaye icyerekezo. Iby'uko uyu mukobwa yaje kwikirishaho za make-up n'ibiki byose ntabyo yarazi. Umukobwa yavuye guhindura, ubona yuko noneho umukobwa yabaye mwiza cyane ndetse yabaye n'umuntu mukuru. Uri hano muri salo yaramubwiye ati reka ngufotore nawe wirebe ukuntu umeze. Rina arangije aramubaza ati none si ibi bintu koko birambereye? Ati ko mbona ameze nk'akana rwose kagiye mu bukwe bwa bakuru bako. Barakwereka muri ako kanya Rina ari gufata positeri ngo bamufotore. Yahise abona Rana ashyitse aho ngaho, arangije avuga ati mana yanjye, nkuriya koko ninde umwohereje hano? Ati se ubu ngubu yabazanye na shoferi wanjye? Gusa icyo atazi ni uko uriya Koko n'ubundi yari yabipanze ngo uyu nguyu Rani ari we umusanga hano. Gusa bigaragara yuko uyu musore ngo ni Rani atigeze amenya Rina kubera ko yisize za make-up agahindura imisatsi ye, ibintu byose bisa nkaho byahindutse. Umusore yaramwitegereje arangije aribaza si uyu mukobwa kandi yiba cyane. Barakwereka wa mukozi wo muri salo yamubaje ati boss, hari ikintu waba ushaka hanura? Uyu mukozi wo muri salo nawe nagaze uyu musore ngo ni Rani. Umukobwa yibaje ati none se yaba atamenye? Bigaragara ko umusore uri hano atamenye sheri we. Gusa yakomeje yibaza ati se amerekezo bandangiye si aya ngaya? Umukobwa nawe yaribaje ati yaba atamenyera. Ariko wa mukozi wo muri salo yakomeje amwereka amafoto yamufotoye, amubaza ati se rwose urabona hano utagaragara neza? Ati cyane rwose utwo dufoto tunyoherereza. Barakwereka umusore hano we yayobewe sheri we kubera ko bamuseze za make-up bakamuhindura n'imisatsi. Yakomeje kwibaza ati ariko se Lucas banyohereje ko mbona ari hano, atereka muhamagare ndebe. Humbe barakwereka umusore akimuhamagara, umukobwa yahise yikanga avuga ati mana yanjye, dore noneho aranamamagaye. Umusore yaje ahingereza avuga ati ariko se wowe gute ufite telefone ya sheri wanjye, ninde wayiguhaye wa mukobwa we? Umukobwa uri hano aranje amubaza ati sheri wawe? Ubwo ni sheri we n'ubundi uri kumubaza. Umukozi wo muri salo yamubaje ati none se wowe aturumva sheri wawe yaba yashyitse hano gute? Ati uyu mukobwa ko ari umukobwa wo muri University ya Rivers City uraho usanzwe, aturumva ahuriye hehe na sheri wawe wa mugabo we? Uyu mukobwa nawe ukora muri salo rwose ariko uyu nguyu ari umusore ukuze cyane cyangwa se umupapa. Akwereka umukobwa hano yahise amukura amutwara ku ruhande. Arangije umusore aramwiyaka aravuga ati wa mukobwa we ndekura. Icyo atazi nuko ari sheri we. Ati ngiye mfite sheri wanjye kandi aramutse abonye undi mukobwa ari kumfataho, ati sheri wanjye rwose nindwanya yanagukubita wa gakobwa we. Umukobwa arangije amubaza ati none se mu by'ukuri nta nubwo sheri wawe uzi ijwi ryiwe? Umusore yumvishe ijwi arangije avuga ati he? Ati iryo jwi. Umukobwa arangije avuga ati arega ninjye sheri wawe, atari kubera icyo uri kwitwara gutyo. Ati nuko niteye twa make-up gusa. Umusore arangije avuga ati he? Ati sheri wanjye yaba ameze nkawe se wa kinyamaswa we? Ati genda rwose we ndabona ukuze cyane. Ati kandi sheri wanjye ni agakobwa gatoya karaho. Ati rero wowe ndabona nazo kose. Umukobwa arangije avuga ati Rani gute watinyuka kunyita ikinyamaswa? Ati nge sheri wawe ndi ikinyamaswa? Disi umusore uri hano ntabwo yaramenye neza yuko ari sheri we, ndetse umukobwa afite ukuntu yihinduye yiteye za make-up. Umusore arangije avuga ati oya Rine ntabwo ari icyo navugaga. Ati n'ubundi uri mwiza nk'ibisanzwe. Ati kandi uragaragara neza n'ubundi muri izo make-up. Ati ariko nanone ndabona udasa nka sheri wanjye usanzwe. Ati wahindutse. Barakwereka hano rwose umukozi wo mu rugo ari kuganirira umukecuru amubwira uburyo uriya mukobwa ngo ni Rine asigaye atwara Rani no mu gikoni akamwigisha guteka. Avuga ati mu by'ukuri kuva uriya mukobwa yashyika ahangaha, ati ubuzima bwa boss wacu bwarahindutse cyane. Ati uriya mukobwa yahinduye ibintu byinshi. Umukecuru arangije avuga ati oya rwose niko biba bigomba kumera. Ati nari impangayikiye uriya musore. Ati cyane rwo igihe cyose yari amaze. Ati nta musore nta mukobwa n'umwe yari yaragahuye nawe. Ati nge nakekaga yuko uriya musore azaba umutinganya. Umukozi warangije aravuga ati oya mabuja, ati ntabwo ari gutyo rwose byari kumera. Ati kuko nubwo atigeze ahura n'abandi bakobwa, ati ariko nanone ni abasore yigeze akururana nabo. Ati iteka ryose yahoze ari mu kazi ke, nicyo kintu cyonyine yitagaho. Barakwereka kumbe umusore yahingukanye hano na Rine, gusa wibuke Rine hano yihinduye ntabwo wapfa kumumenya. Barakwereka umukecuru hano akibona Rani aje yahise abona Rani ari kumwe n'undi mukobwa ku ruhande. Icyo atazi nuko ari ka gakobwa rwose yirereye. Arangije avuga ati Rani ati uri umusazi? Ati reka nze nkuvune amaguru. Ati inkoni yanjye iri hehe? Gute watinyuka kuzana undi mukobwa hano muri uru rugo, ugatinyuka ugaca inyuma umukobwa wanjye ngo ni Rine? Umukecuru bigaragara yuko nawe atigeze amenya umukobwa we yirereye. Aka gakobwa disi bari bakazi nk'akantu kari aho ngaho k'agasazi katatinyuka gushyiraho make-up katari seriye.
none umukecuru nawe yaravuze ati Rani ugatinyuka ukazana abandi bakobwa hano muri uru rugo, atahagarara aho ngaho nkwereke. Barakwereka hano umusore yahise aza kwihisha inyuma y'umukobwa. Umukobwa arangije aravuga ati nyogoko, ati rwose ni njyewe, ati ni njyewe Rini umukobwa wawe. Umukecuru ati ye, ati none se Rini, ati ubwo ngubwo urasa gute? Umusore arangije aravuga ati mama, ati rwose uyu nguyu niwe, ati nanjye kumumenya byari byananiye. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise akuramo rinete. Umukecuru nawe kuko yitegereje abona ni wa mukobwa yirereye, avuga ati rwose mukobwa wanjye, ati ndabona wakuze cyane pe, ati wahindutse ntago nari ndimo kukumenya. Umusore arangije avuga ati se sibyo nakubwiye ngo nanjye naye nakuyobewe mbona wabaye nk'akanyamaswa. Umukobwa arangije avuga ati ariko ni make-up gusa, ati ndabona mwese byabacanze, ati reka njye kuzikuraho nsubire nk'uko nari isanzwe. Umukecuru arangije avuga ati mana yanjye, ati narinda kwica iyo nsanga ari undi mukobwa wazanye muri uru rugo. Umusore yamubaje ati ariko se nyogoko, ati urumva koko ibyo bintu ngiye nabikora? Ati urabona ko wari ugiye kumvuna amaguru. Umukecuru arangije avuga ati ariko nanjye ntabwo nigeze nko kubita, ati ntubikomeze wana. Umusore arangije avuga ati uko byagenda kose, ati ntabwo natinyuka kujya gutereta abandi bakobwa, ati kandi urabizi ko na mbere hose n'abandi bakobwa nigeze nereta, ati gute wumva ko nabikora ubu ngubu nkajya kureba abandi bakobwa nsize Rini? Umukecuru arangije avuga ati ngibyo nyine nanjye nari nahangayitse rwose, mfite ikibazo yuko ushobora kuba wajya gutereta abandi bakobwa kandi ufite umugore kugeza magingo aya. Umusore yaravuze ati kuri iyi sabukuru yanjye y'amavuko, ati ngomba gutangaza rwose yuko Rini ari we mugore wanjye w'ahazaza, kuri ubu ngubu ari fiance wanjye. Umukecuru arangije avuga ati kabisa ibyo bintu niko bigomba kumera, ati ibyo bintu ugomba kubitangaza hakiri kare, ati kugira ngo abandi bakobwa bareke kugutesha umutwe. Umusore arangije avuga ati se none ibyo bintu ntayo koko ubinshyigikiyemo nyogoko? Umukecuru ati cyane rwose, ati nta muntu n'umwe utagushigikira, ati nzishima kubona wowe na Rini mubanye, ati kandi mwese mukundana, ati kandi ikindi ndakwifuriza ko muzagira umuryango mwiza wa mwana we, ati ngaho rero genda witegure iby'ibirori dore biregereje n'ejo mu gitondo. Wibuke ejo mu gitondo uyu musore afite isabukuru y'amavuko kandi ni iy'umukire nyine, baba bagomba kubikomeza cyane. Barakwereka rwose hano wa muryango wo kwa Bahud, uyu nguyu wibuke ni na papa wa Rini, yazanye rwose n'umugore we ndetse azana n'umukobwa we. Wibuke uriya musore ngo ni Rani, impamvu yamutumiye ari gukeka yuko uyu mugabo yaba ari we wishe mama wa Rini, ariko nanone ntabwo arabyemeza neza cyane ko na Rini nta kintu na kimwe yibuka. Barakwereka hano rwose hari abakozi baje bamubaza uyu mugabo ati se wa mugabo we usanzwe uziranye na Rani hote? Ati cyane rwose ntabwo twe twakabonanye, ariko uyu munsi yanumiye ndetse nicyo gihe cyo kugira ngo ngiye nawe tumenyane. Barakwereka hano rwose n'umukobwa w'uyu mugabo nawe rwose yiyemeye, ari kumva yuko bari buze kumuhuza n'umukire ukomeye cyane ndetse akaba yagira n'amahirwe yo gushyingiranwa nawe. Barakwereka kumbe bitunguranye umukobwa nawe yazindutse mu gitondo yarwaye amerewe nabi. Umusore ari kumubaza ati se na n'ubu urumva rwose nta kintu kiri guhinduka? Umukobwa ati nta kintu kiri guhinduka, kandi uyu munsi nibwo yagombaga kumuporoporeza imbere y'abantu bose, akerekana yuko uyu mukobwa ari shiriwe. Umukecuru yaravuze ati wa musore we, ubu ngubu abantu mu kirori baragutegereje, ati we kuva Rini yarwaye, ati we va ahangaha ujye mu kirori ujye kwita ku bashyitsi, ati rwose ngiye ndaza kumusigaraho. Umukobwa arangije avuga ati nyogoko, ati rwose nta mpamvu yuko usigara ahangaha, ati nawe mujyane mujye mu kirori, ati rwose ngiye ndibuze kwiyitaho nta kibazo na kimwe ndi bugire. Umukecuru yavuze ati ariko wa mukobwa we ugomba kumenya yuko urwaye. Umukobwa arangije avuga ati rwose mwimangayikira. Umukecuru yavuze ati ariko uko byagenda kose n'ubundi ati ugomba gukira, ati kandi agomba kuzabitangaza imbere y'abantu bose bakamenya yuko ari we mugore we w'ahazaza. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise akurayo impano yari yateguriye umusore. Umusore arangije amubaza ati ese iyi ni impano yanjye yo ku isabukuru y'amavuko? Umukobwa ati cyane rwose kandi nayikoresheje intoki zanjye. Kumbi barakwerekamo aho ngaho hari harimo rwose akantu gatoya k'agapupe k'agakwavu. Umusore arangije avuga ati aka gakwavu karasa neza neza nkawe pe, ati ni keza cyane. Umukobwa arangije avuga ati ngaho rero nimugende mujye mu birori kwita ku bandi, disangaha iyo abantu bakundana impano yose yamuha burya aba ari impano kandi aba agomba kuyiha agaciro. Umusore yavuze ati ibyo avuze nyogoko nibyo, ati reka tumusige tugende. Gusa umusore aramubwira ati icyo uri buze gukenera cyose uze kumpamagara, ati ikindi kandi ntabwo ndi butinde, ndi bugaruke kukureba hakiri kare. Barakwereka umusore yafashe nyirakuru baragenda,
ko mu mukobwa yahise atangira gutekereza ati iyo bitaza kuba ibi byose ntabwo mba narwaye umutwe, ntabwo mba ningushye sheri wanjye. Kumbe barakwereka impamvu uyu mukobwa yazindutse yarwaye, yamaze kwibuka uko byagenze kugira ngo mama we yitabe Imana. Barakwereka ibyo umukobwa yibutse hari umunsi umwe ubwo yari akiri akana, mama ari kumubwira ati rwose mwana wanjye, ati ntabwo nava aha ngaha ngo imitungo yose nyisigire uriya mugabo, kandi imitungo yose yaravuye ku muryango wanjye, umuryango wanjye ukaba warayimaye nta kintu na kimwe usigaranye, none ngo nyirekere uriya mugabo ayitware mu bandi bagore. Ati rwose ntabwo nava aha, wowe ugomba kuguma uri muzima. Ibyo ni byo uyu mukobwa byose yibutse. Ese ari buze kwihorera cyangwa ari ubwe niwe uri bumuhorire? Mureke duhurire mu gace gakurikira kangaka, mwibutsa gukanda subscribe utarayikanda. Bye bye, ndabakunda cyane.